kwiyahura, gukuramo inda, kurya abantu no kuryamana ku bahuje ibitsina ngo ni inkingi za mwamba enye z'imyemerere idasanzwe y'urusengero rwitwa Église de l'Euthanasie. Niyo tugiye kugarukaho. Imyemerere iragwira nk'uko byumva. Mumaze kumenyera ko mu munota w'ubwenge tunyuzamo tukagaruka ku myemerere isa n'ubusazi cyangwa se imyemerere isa nayo idasanzwe ku isi. Euthanasisme ni imyemerere yashinzwe mu 1992 hitangizwa n'umuvanzi w'imiziki cyangwa se DJ akaba n'umuririmbyikazi ariko wavutse ari umugabo witwa Chris Corda. Ni bamwe bita abatransgenre kuko kuri ubu ni umugore w'imyaka 58 ariko yavutse ari umugabo. Ni umuntu uzwi cyane ku bitekerezo byo kurwanya ivuka ry'abantu no gushishikariza abantu kutabyara n'abariho ahubwo akabashishikariza kwiyahura, ndetse ayobora umuryango cyangwa se idini ifatwa nk'ubuhezanguni bukabije burwanya ubumuntu n'ubwisanzure bwa muntu ku isi, cyane cyane ashingiye ku kurwanya ibyo we yita ukwishyira hejuru kw'ikiremwa muntu, ikinyabuzima kiruta ibindi, inyamaswa n'ibimera. Ku idini ya Chris Corda umuntu yakabaye acisha makeya ntiyikuze hejuru y'ibindi binyabuzima, kuko ngo uko kwikuza kwa muntu ari byo ntandaro y'ibibazo byose umubumbe w'isi ufite, kandi ngo bikomeza kwiyongera kuko umubare w'abantu ukomeza kwiyongera, ari nako ibitekerezo byo kwikuza mu bantu no kwikunda cyane birushaho kwiyongera no gukaza umurego, bikaganisha isi mu kangaratete kisumbuyeho. Ibi byo avuga aha bisa n'ibifite umurongo muzima kuko nanjye bisesenguye nabifata nk'ibitekerezo by'inyamibwa, ariko modus operandi cyangwa se uburyo Chris Corda yahisemo gukemura ibyo bibazo ashingiye kuri iyo myumvire y'uko umuntu ari ikibazo gikomereye isi nibwo buteye inkeke, dore ko byanabaye imyemerere yayobotswe n'abatari bakeya ku isi, cyane cyane ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urusengero rwe rwa Euthanasia rurambirije kandi rushyigikiye cyane ihame rimwe ryitwa gukumira ivuka ry'abantu bashya ku isi mu rwego rwo kurinda isi ubucucike bukabije bwa muntu we soko y'ibibazo byose byo ku isi. Ni idini ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikaba yogeza ibitekerezo by'imyemerere yabo mu mpande enye z'isi. Iyi dini ngo yaba ibarirwa mu bayoboke bari mu bihumbi by'abanyamerika banyanyagiye hirya no hino muri Amerika, ariko banamamaza ubutumwa bwabo bushingiye kuri za nkingi enye zitangaje mu isi yose. Izo nkingi ni zikurikira: kwiyahura ngo ni igikorwa cy'ubutwari kuri bo cyo guhisi amahirwe yo kuramba. Gukuramo inda ni inama isumba izindi ku bayoboke ba Chris Corda. Kurya inyama z'abantu ngo ni igitekerezo cyiza ngo keretse ku bahisemo kurya ibyatsi gusa, abo bita ba vegetarian. Kuryamana nabo bahuje ibitsina ngo ni inama isumba izindi ku bayoboke ba Chris Corda kuko bibafasha gukumira isamwa ry'inda nshyashya, bityo bikagana mu mujyo wo kugabanya abantu ku isi. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye gute ivuka ry'idini nk'iyi inakora ku mugaragaro, yemwe kigaragambya mu mihanda mu gihugu cyakabaye kirengera uburenganzira bwa muntu? Birasa naho ntacyo bibabwiye nkuko tuza kubibona mu kanya mu kandi gace. Le Trésor Pierre Chanel ni umunota w'ubwenge.